yemwe hari n'abaduhaye amafaranga yabo kugira ngo ibirori by'uyu munsi bigende neza. Ibyo byose turabizirikana. Birashoboka ko umwana w'umuntu atazirikana, ariko hari ijambo ry'Imana nkunda rivuga ngo kuko umwami Imana atari umuntu wibagirwa imirimo yacu. Dushobora kutazakwitura, ariko dufite Imana yitura abantu bakora neza bose. Imana yacu rero ibyo tutazashobora izabikora ndabizi. Imana ibamugisha cyane. Tutari twinjira mu buhamya, ni icyemezo nafatanye n'umufasha wanjye. Turavuga ngo amaturo azatangwa muri ibi birori, ko twumvaga ko harimo kiliziya kandi murayibonye koko. Turavuga ngo tuzayafashisha abana bavutse badashyitse bo mu bitaro bya Masaka. Iyi nkunga niho tuzayijyana. Niba bamara kuyabara baze kuyatubwira, turaza kuyashyikiriza amarembe agira minisiteri yo gufasha abarwayi hamwe na pasiteri na Amadora. Ese Amadora ahari? Na Amadora na Kati, ni itsinda rinini na Vanda na Mama Flavienne. Bazabaguriramo amasabune n'amapampa bajyana ibyo tuba. Imana y'Imana. Turahangaho kugira ngo tubahe ubuhamya. Ariko ntarabwishyiraho tukababwira impamvu y'uyu munsi. Impamvu y'uyu munsi ni imwe izingiye mu ijambo rimwe. Ni uguha Imana icyubahiro ku byo Imana yakoze mu muryango wacu. Ni byinshi, ariko ibyo turi buze kugenda tugarukaho ni urushako rwacu. Kubera ko Satani ntabwo yarugeze amashoka, ahubwo yaruhondaguye amashoka Rwanda gupfa. Ibyo ndabizi ko abenshi bashobora kubyumva kimwe nanjye, kuko muratuzi. Hano n'ababyeyi, abavandimwe, abanyatorero, abo dushumbye, abapasitori bagenzi banjye, bisinakwiga mutsindagira twese turabizi, kuko murabizi cyane cyane mu muryango wacu w'Abanyarwanda uruhare umwana agira mu buzima bw'umuryango. Rero turashimira Imana bivuye kuri niwe mutima kuba yararinze urugo rwacu imyaka 23 igashira, ikigeragezo cy'urubyaro kikaba kitarigeze cyafekita urukundo rwanjye na Flavienne. Kubera ko ariko ndaza kubizana mu buhamya, araza kumufasha kubyorganiza. Rero turavuga ngo bitewe n'icyo gikorwa Imana yakoze ikarinda urugo rwacu ntirusenyuke, kuko iyo itaza kubikora iyo byishimo dufite uyu munsi ahangaha ntabyo tuba dufite. Se ndabeshya? Ntabyo tuba dufite. Iyo itaza kubikora uyu munsi bafite nk'abagore nka 6, nawe yarashatse nk'abandi 8. None se ntimubizi ko abantu bagira tugenda ugerageza, ariko umwe wese baragiye agerageza mu ruhande rwe, kandi yewe usanga igihe n'abagerageza burya bikunda kuko urubyaro n'Imana irema. Imana irema. Ushobora no kugerageza ntibikunde, ahubwo agahinda kakakwicira rimwe. Numvaga ntifuza kuzahura n'impanuka imeze gutya. Ishimwe ni iki rero? Ishimwe ni igikorwa cyo kwitura umuntu wakugabiye, kabone n'ubwo uwakugabiye ibyo umuhaye bitangana n'ibyo yakugabiye. Se niho numvikana? Ibyo ni ishimwe. Binyibukije amagambo ari mu Ngoma za 2 igice cya 27. Dawudi yari amaze gutura
n'abapurense be n'abandi bantu bakomeye mu gihugu cye bakora fundraising yo kuzubakira Uwiteka, kuko yari yarasabye Imana kuzubakira Uwiteka. Ariko Uwiteka aramwangira, aramubwira ngo Dawudi, wowe amaraso ni menshi mu biganza byawe, ntabwo we wanyubakira inzu. Ati cyakora kubera yuko ari byo biri mu mutima wawe, ndabikwemerera, umwana wawe niwe uzakora icyo gikorwa wifuje, ariko wowe ntiwanyubakira inzu. Ariko Dawudi ni umunyabwenge, nubwo atayubatse, ariko yasize yegeranije ibikoresho byose bizubaka urusengero. Uretse gukusanya ubwo bushobozi buvuye mu baturage be n'abandi baturiye babangikanije ibihugu, naho yagiye ahakura inkunga ku buryo ibiti, zahabu byose yasize abyegeranije, ngo amaze kubona icyo kintu akoze agira icyizere cy'uko inzu izubakwa y'Imana. Arangije asenga isengesho riri muri iyo shapitire nababwiye ya 29. Reka mbabwire ibyo nibuka mu bikeye. Yaravuze ngo Uwiteka, twe turi bantu ki kwemera tukagutura amaturo? Kwemera burya Imana buriya iyo utuye uzajya wishimira Imana, kuko aravuga ngo Uwiteka, twakwitura iki? Kuba wemeye amaturo yacu tukagutura. Aravuga ngo rega, turabizi neza nta nicyo tuguhaye, kuko ibyo waduhaye nibyo tugusubije. Niyo narivuze ngo kenshi burya ibyo ukoze ntabwo bingana n'ibyo wakugabiye aba yakoze. Dukomere Imana icyubahiro. Sinibuze kuvuga cyane ko komereza aho ngaho, reka twinjire mu buhamya, kuko uretse icyo nababwiye ko navuga isobanura mpamvu y'iki gikorwa, uretse icyo kintu cyo gushimira Imana yarinze urugo rwacu rukaba rukiriho, rwakagombye kuba rutariho. Ariko kandi impamvu twatekereje gukora kino gikorwa, ndabashimiye umuntu wese witabiriye mu ishuri. Imana yo mu ijuru yanezerewe. Imana ishimwe yazanye ikoranabuhanga. Nicara iwanjye ntuje nkareba, nzareba ishusho y'umuntu wese. Ushobora kutazakwitura, ariko Imana izakunyitura, kuko uyu munsi wafuje gufatanya nanjye kwishima no gushimira Imana. Amen. Amen. Yewe nimwihanganire tuzi, yatumye kino gikorwa tugitegura tukagikora. Yesu ashimwe cyane. Kwari ukugira ngo tubasangize intambara, ibibazo twahuye nabyo muri iyo myaka 23. Wakwibaza ati sibyo bivuze iki? Hari ibintu muri sociology bita ngo ni sociotherapy. Ni uburyo itsinda rihura rikaganira ku byaribayeho, rikaganira ku bikomere byabakomerekeje. Abahanga bakavuga ko iyo bigenda gutyo bitanga inner healing, bitanga gukira ko mu mitima imbere. Ubu rero murahangaha mwaje kudufasha gukira. Dukomere Imana amashyi kandi ndabashimira. Ariko si ibyo gusa, turanavuga ngo ahari muri iriya teraniro hashobora kuba harimo abantu bariho banyura mu bigeragezo twanyuzemo. Byashoboka ko buno buhamya bushobora kuzagira abo bwubakira. Nashimiye Pasiteri Emmanuel yagize uruhare rukomeye cyane. Tereka ibintu tubinyuze kuri iki, tubinyuze online. Erega burya hari ibintu tutakwikorera, kuko bishobora kugaragara nk'aho ari wowe wiyamamaza cyangwa ngo ushaka sinzi. Umuntu yakwetereka kuba wabiha uko ushaka. Ariko Imana ishimwe ko igitekerezo cyaturutse muri bene data. Ubanza byakoretse Imana igumugisha, Imana imyiturire cyane, kuko hari abari babireba, hari abo bizakiza, niko nibwira. Kandi hari ubuhamya dufite bwabo byagiye bikiza, twatanze ubuhamya bw'ubukungu.
umudamu uba muri Canada ufite umwana umwe, hanyuma Imana imugira umugisha asama undi, ariko umwana aza gupfa nawe agejeje muri ya mezi y'abana bacu bapfiragamo, ngo yumva atandukanye n'Imana cyane. Biranashoboka ko umugore arandeba cyangwa azabyumva, arihangana akoresheje ubuhamya bwe, sinavuze n'izina rye. Arangije ngo yumva buramukuruye, arabatereka kuzimye, ngo yavaga ku kazi ataha, ndaza kubureba ageze mu rugo. Ageze mu rugo arabufungura, arabureba inshuro imwe, ebyiri, iya gatatu. Ngo ashaka na telefone zacu arazibura, ariko by grace of God aza kuzibona yaje no gusura umuryango we, yaratubaririje, abaterera n'abashatse n'ababuze. Atari ku buhamya mwatanze, bwongeye kungarurira gukundana n'Imana kuko nari natandukanye nayo. Aratubwira ngo kubera ko numvaga Imana itangurira ibintu bimeze gutya, atari ko numvise ibyo mwaciyemo. Ati buriya hari abantu bafite ibintu bibereye gusumba ibyanjye kandi bagikunda Imana, bagikorera Imana, atundi mu musabane n'Imana ukomeye cyane. Reka ndekera aho ngaho ubusobanuro mpamvu bw'iki gikorwa. Twinjire mu buhamya, nibwira ko tutaza gutinda, Imana ibifashe nk'uko twifuza gufata igihe kirekire. Twarabivuze, hari ibyo tuza gusubiramo hari n'itukurambere, ariko turabona bahuye n'ikigeragezo cy'urubyaro, kubera ko twashatse nk'abandi basore nk'uko bashaka. Birumvikana nyine ko muba mwiteguye umwana utaha. Yarasamye, amaze gusama, ariko bigeze ku mezi 7 umwana amupfira mu nda. Turashyingwa, nkumuriza umugore wanjye ntihangane, Imana izadushumbusha. Nibyo koko yaradushumbishije, arasama, ariko amaze gusama n'ubundi yanga umwana amupfira mu nda kuri ya mezi. Ndashaka kwihuta, byaragiye bigera ku nshuro ya 10. Bigeze ku nshuro ya 10 sinongeye kubara. Icyakora we yagumye kubara, birumvikana kandi none se abadamu muba umwe twita we yagumye kubara. Rero byarakomeje, cyakora bigeze ku nshuro ya 5. Ndavuga ngo amazi ntabwo ari yayandi. Iki kigeragezo gishobora gutinda. Yewe navuga ko niyakiriye vuba, sinzi ahari wenda niba ko umuntu aba ari n'umugabo, ariko umugore wanjye we byamukozeho cyane. Mugihe inama n'umwe n'umugore mwiza, reka mubwire izi proje zo kubyara reka tuzihagarike, tumaze gukora ibindi. Birumvikana abantu iyo bagishaka baba n'abakene, nta mafaranga twari dufite pe, twari abakene nk'uko abandi basore benshi ntabwo ari bose bashaka nta kintu, hari abamusangiye ubanza ariko dore. Donc rero ibi bintu, iyi proje yo kubyara reka tumaze, turacyari batoya, tubanze turwane n'ibisubizo kuko nabyo ni ikibazo. Yewe bifashijwe na mukuru we Mama Violette, Imana igumugisha bazamuka ukuboko kwa hejuru, ajya mu ishuri muri kaminuza, ariko yahagaze n'igihembwe kimwe bazira kandi atarakirangije. Arambwira ngo birangiye cyangwa fati kwanze kuza ubwenge kandi ubwo yatsindaga muri segonderi wenda n'ubwenge ahangaha. Iyo wihanganye kwishakamo imbaraga kw'ibi bintu ko tutazi igihe bizarangirira, tugashaka n'ukuntu twakwiyubaka ko nabyo bitureba, niho naje gusobanukirwa neza uburyo urubyaro ruremerera ubuzima bw'abadamu. Abadamu mwubaho, Imana ibamugisha cyane. Nuko ndagerageza noneho reka ujye kwiga utubikore, byibura tujye wigenda akamodoka ari wenda Imana izaguha umugisha kujya unitwara, ishuri arijyamo nabyahingukamo. Cyakora agenda ndatwaza kuko imishinga nagiye ntekereza ntarayikoraga. Turangije ko navuze ngo ibihe bigera kuri 5 niho nabonye ko ikigeragezo atari ikigeragezo cyoroshye.
twarasezeye kanyarira kizabonwa samadu samidu bari samidu hari ahantu nta hantu basengera tutazi noneho wengera mu byari byikugiye nka kabiri ariko aho ngaho tangira abatero niho tugerageze tujye no hanze twifuze no hanze birakunda izizwe nakoreraga irafasha ajya muri Afurika y'Epfo ariko nubona abana b'impanga yaragiye atwite bapfiriyeyo umwana umwe yapfiriye mu ndege undi yapfuye bagezeyo muganga nawe ati rero madame turabona nawe ushobora gutakaza ubuzima ariko iby'Imana ikora nawe arapfa cyakora ubuzima bwe burarokoka ntabwo ari ibyo ngibyo gusa twabazaga tujye no kwifuza hanze nabyo turabigerageza naho ajyayo ariko tukiri aho ngaho ku nshuro ya gatanu niko nababwiye ngo ikigeragezo kirakomera nugeragezwa ukumva ugeze ahantu hamwisha ntukagire ngo uzapfa oya byongere ukomeze kandi utwaze burya birarangira hari ikintu nemera mu buzima bwanjye nuko buri kintu cyatangiye kiranarangira niba uri kugeragezwa urucamo mu byo tuba ducamo cyangwa se n'ibindi bisa nk'ibindi ni ukuri satani ntaguhabure umutima bizarangira kuko ikintu cyose kiratangira kikanasohoza rero twagumye kugira Imana icyizere kandi tugumye gukomera ariko biramushigeza cyane ndavyo ku munsi umwe aransanga arambwira ngo ja ndamwitaba ariko waretse ukansengera ngapfa ariko nkava mu nzira nkakuho uko niko wabibonye rwose numva wansenga ngapfa nkakuho hari ijambo namubwiye naramubwiye ngo madamu witekereza n'umunsi n'umwe ko uri umutwaro kuri njye ntabwo uri umutwaro kuri njye ahubwo ibi ni ibintu byadushikiye reka tubigendanemo cyane ariko nkagira isengesho najyaga se ararizi wewe najyaga amubwira ngo furade reka nkubwire Imana n'indi migeri y'inkumi numvaga kongera gushaka atari ibintu byawe numvaga ari ibintu bimbangamira ibintu byambangamira cyane nuko ntabwo bivuze nabi ahubwo ihane ibi ni ibyaha ukoze Imana yaguhaye ubuzima niyo izabukwa nta mpamvu yo kwiyakuza ubuzima urabwiyakira nuko ntamukasoringa ibintu biza ku bisa nk'ibyenda isashimwe cyane muri yo havuga amagambo meza cyane nugeragezwa ntugacike intege muri 27:6 haravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzarekura ntacyo umutima wanjye uzagira icyo unshinja amen nugeragezwa uzagikomera ku Mana Imana izagushoboza nyuma y'inshuro nk'eshanu biriho bigenda gutyo ikigereranyo cyaje gukomera cyane yaje gukomera biza no kugeraho reka tubivuge kugira ngo tububake nubwo twakwisenya nta kibazo kubera kugeragezwa abavandimwe n'inshuti n'abantu dufitanye relasiyo nyine hari ukuntu batugiriye impuhwe hikuramo bamwe bajya kuturaguriza ariko Imana yo mu ijuru irandeba ntawe nari natumye na Flavien ntawe yari yatumye niko atugirira imbabazi niko atugirira urumva batarakoze neza nubwo ahari wenda nawe niho gucanganyikirwa nka Flavien bati wantwara ngapfa nkavaho nuko no bajya kuturaguriza batuzanira igisubizo cy'abapfumu kamasese ntimurambirwe ariko birimo n'inyigisho batuzanira igisubizo cy'abapfumu ariko bagihaye umudamu byari ntabwo bari kumwe kuko batwaye mu kazi ati rero ati ibisubizo bibiri icya mbere muzabyara ariko muzabyara mutize kandi murabyara muzabyara akarema ese gusa
igisubizo cya kabiri cyakora aho ngaho bapfumu naratangaye aho barabonye icyo cyo rwose ndahamanya nabo baraza aho gati rero icyo igisubizo cya mbere. Igisubizo cya kabiri, buriya abapfumu bagira imbaraga, ziriya mbaraga z'umwijima zabo zirabakorera uko bazizera. Rero ngo badukuruye ngo twanga kuza, bavuze ijambo ryanesheje cyane, baravuga ko bano bana ngo ko basuzugura. Duhe Imana yacu icyubahiro. Satani nawe abizi neza ko yani, reka mbabwire, ntimugahinzwe umushyitsi. Amen. Ntimugahinzwe umushyitsi n'ibigeragezo by'urufaya n'uruvange rwabo. Ni ukuri ko Imana icyatangiye burya kirasohoza. Burya abantu bihanganira bagakomera. Nuko rero tubakurura buno bwana ntibuze. Buno bwana buno bwana murasuzuma. Navuga Mana ushimwe. Burya nabo burya baratuzi ko hari ahantu ntarengwa batarenga. Duhe Imana yacu icyubahiro twongere tuyicyubahiro. Urumva neza icyo ushaka kuvuga, murumva aho twageragejwe tukagera aho noneho bumvirwa impuhwe n'abantu bose. Ndacyavuga ibyo twanizemo. Hirya y'ibyo twakubitanye n'ikigerezo cy'amagambo gikomeye cyane, ariko Imana nabwo iradukomeza, iratwihanganisha. Reka mbibwire tubiri gusa twongere nkomeza. Ntabwo ndi umwubatsi, ariko ndabikunda, nkunda kubaka. Ko niba ari wubaka amafaranga Imana yampaye udufaranga nkubaka, nterurana n'abayede kuko si n'umufundi uzi gupima, nterurana n'abayede amatafari ambarika gutura. Ntabwo ngo bosi ngo se ntabwo bosi, ntabwo ndi bosi wenda yawe niba yakuzanye ntabwo bishoboye. Ndi bosi wawe wenda yawe yaraguhamagara, turaterura turafura ya matafari sinzi ukuntu agiye hirya, umuyede umwe aramvuga ambwira abayede bagenzi be n'abafundi ngo ntimurebe kijya kigabo kandi we ngo icyo gitiri itafari buriya nticyabyaye. Noneho agira impanuka, umukozi wacu abamwumva witwa Sylvia zirahangaha yarakaye. Tugira umuco iwacu, Imana iyo yamuhaye umugisha abafundi bacu turabagaburira. Imana yamuhaye umugisha rwose, muhembwa make murye n'ahangaha, ariko inama no kubabyaza umusaruro ko bakora bafite imbaraga. Si ubucuruzi se? Amen. Araza arangije akababa, wowe ukabirya ashaka ufata inzira ugiye mu gasente, ariko ibyaho buri munsi na bose nabiguha ndabimena. Ko tujya mu rugo konsoringa Sylvia ihangane, ibyo yavuze ni ukuri. Mwese ukuri. Ngo bavuga ibigoramye ngo bihora igaragara. Si byose. Kandi ntacyo babikoraho. Kuriya rero bitari kuri control yawe. Ntabwo rero mwifurire kandi tumusabira imbabazi. Narapfukamye kugira ngo abiri. Abonye upfukamye arabyemera. Uwo mufundi wo mubwede yarabiriye. Kandi twamwifura. Ruvuga twahanganye nako. Niba kuvuga n'ugaragaza. Kuko n'ubwabazwa n'ibyo. Kuki ubabazwa n'uko bavuga ukuri. Ahubwo uzajya ubwira Imana ngo Mana, ibyo ngibyo nabyo byumva. Inyibukije amagambo Dawudi nawe ari mu bibazo umugaragu we aramuvuga, yahungaga umuhungu we Absalomu, umusirikare w'umugaragu umwe aramuvuga ati heti nawe sasa wakabonye, nawe urahunze, wajya wabona nawe. Noneho ngo generale wari kumwe nawe aravuga ati byatabuye wanyemere kano gakantu hagatera inkota, ndagatera inkota imwe gusa ntarangiza n'ukushira. Aravuga ati agatsindwa n'Imana ntaho muri inama. Uwiteka yemeye ko ankorera ibi ngibi akansuzugura bene ako kageni, bizongera n'icyubahiro imbere yiwe. Ntimukarwanye abantu bavuga,
hari igihe kigera ururimi rugahinduka kandi Imana yo mu ijuru burya irumva. Niko byagenze yongeye kugaruka ku butegetsi, ka kagabo kariho kabireba kagira isoni nyinshi cyane, sinshaka kuvuga ibyo ngibyo ariko niba kuvuga ujye ubyihanga kuko rimwe na rimwe hari igihe baba banavuga ese ko kuvuze ukuri n'ukurangare uzamura ivuga. Umunsi umwe njya gusura umukristo, sinzi ukuntu twavuze ibintu by'urubyaro nabo amacoro ikindi kintu ngo ese buriya namwe muracyategereje, namwe turacyategereje siko bibiri ivuga se ibintu by'ibikuta nk'ibyo ariko Imana komeza ubugingo bwacu dukomeza turakomeza. Izo nshuro zose mwumvise twavuze twagendaga dupfusha, ntabwo twigeze ducika intege ngo tureke gukora umurimo w'Imana. Akazi k'Imana twagumye kugakora kubera ko hari nubwo twajyaga tuva guhamba, nimba ni kuri gahunda yo kujya kubwiriza nawe ntumubwira akihangana akifungafunga akicara, urumva n'umugongo wabaga washize, tukabwiriza twarangiza tugataha. Ntabwo byabaye rimwe, ntabwo byabaye kabiri, ntabwo byabaye gatatu, kuko cyari ikigeregezo gisa nk'icyatwicayeho tutari tuzi igihe kizarangira. Ariko Imana yo mu ijuru itanga imbaraga, yaduhaye imbaraga tugiye kuvuga ubutumwa. Hano hari abakristo twicaranye ngaha twashumbaga baduhamiriza. Wikorwaho n'akantu gatoya uvuye ngo ubivuyeho, n'iki gituma ubivamo, bikomeremo. Ibi bintu twizeye ntabwo ari ibinyoma, ibintu ni ukuri. Hari Imana mu ijuru itabara, hari Imana mu ijuru irengera, hari Imana mu ijuru igira neza. Kuko hari Imana ikora ibitangaza, kuko hari Imana ikora imirimo abantu bakayibona n'amaso yabo. Ibyo turiho duhamwe ni ibintu Imana yakoze. Ariko mutubeho n'abana, abantu babareba. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Twarakubititse buryo n'ibumoso, noneho na bene data burya abantu bakunda abandi ko bameze neza, ariko iyo bameze nabi nta n'igikundiro buryo uva nuhura nabyo ntukikanga. Senga Imana igukomeze kandi uyobere mu maso, we washyize muri rikora no muri rikora uzahindura. Amen. Nta gikundiro uzakomere. Uwo mucanganyiko rero w'ibibazo byarakomeje, ntabwo nababeshya, bigera ahantu nanjye numva ndananiwe. Ariko kunanirwa si ukunanirwa kwihanganira kugira ikibazo cy'ubugumba cyangwa se kutabyara. Ko nababwiye icyiciro cya kabiri Flavia yahagurutse akajya kwivuza akajya hanze. Mu by'ukuri twashakishaga uwadutabara, twashakishaga umuntu waturengera, twashakishaga ubuvuzi bushobora kuba butambutse bw'ahangaha. Ubwo nahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe ahagana mu 2010 kuri bona ya 2010 nibwo yagiye i Burayi muri Espagne. Aho hose twabategera byose, reka tugerageza aha umutima wacu ntuzajye tudushinja. Nanone mukuru we abidufashamo, Imana yo mu ijuru imuhumurisha cyane. David uyu munsi ndaza kukugabira niyo mpano ateguriza kukakugabira. Ndakugabira kuko niyo Imana yahindura amateka, nzayimba tu kandi nzayiguha. Kubera ko ubumenyi bwose mukuru we yakurikiranaga yakurikiranaga hafi cyane, nuko ajya kwivuza hanze. Birumvikana bibaye nk'aho kibaye igisubizo, ariko mu rundi ruhande ni ikindi kigeragezo. Noneho wa muntu wamuhumurizaga baratandukana. Ubwo ni gufite inshingano z'itorero, ni guhangana n'ibibazo by'itorero, abapasiteri bari aha ngaha babyumva,
nta wakugira inyuma ngo wari ucamo no baraguhonda kwakunda tikura nta wakugira inyuma guteze ibi ndiho mvuga kakanya abapasiteri bo barabyumva cyane kurushaho undi muntu wari we wese nta bashobora kugira inyuma atagiye wese uyu muntu tumwitondere kubera yuko n'umugore we nta hantu wapi ahubwo ngira ngo satati kanda ariko umuntu kavuga intege zanjye nta kibazo kuko ndimo ndabubaka umunsi umwe mpanga gutoroka numva ibigeragezo bigeze ku rwego kuko noneho nawe aho naruhukiragaho noneho nawe Imana yagize gute yamutwara ntahari ndavuga ngo twumvikane rero foko mva aha fokeje kitero wanga cyakora birumvikana nta n'ubushobozi bunini nari ndafite kandi wakwigira i Buganda hirya ngaha Kenya ntabwo ni nko guhungira ubwayi mu kigunda ubu suke Kenya cyangwa Uganda naha si mu cyumba no mu kindi ariko numvaga hari ushobora kuvamo igisubizo kubera ko nari mbiboneye impamvu nari ndangije kwiga abantu nababonye bandi bahumisha cyane twari turangije nari ndangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza nabaye naho itorero ryo rifite nyiraryo nubwo ntariyobora na traininze benshi bamaze kugera ku rwego rwiza bazasigara bariyobora reka tugende ndabyuzuza umutima wanjye numva nibyemeranijwe nabyo ndangije mfunga ibikapo nari nagize umugisha Imana yampaye nka miliyoni 2 ari mfite nka miliyoni 2 icyo gihe ubuhamya n'abakristo n'ubwo bose numva mbere gutanza ndangije mfunga igikapo ariko nsenze mbona urwo rugendo rutazamye nkarubonamo ibibazo ndavuga ngo nubwo wanyereka ibibazo n'ubundi byo ndimo ibibazo ndumuri ahubwo ongeruza n'ibindi ariko I have to go ndagenda none Imana izana ikintu kifungu kigaragaza urugendo rudahari mwishwa wanjye nari mwinshi ari hariya mami nyina wo Mari Rose icyo gihe twarakoranaga ku kazi fata imodoka sinzi ahantu nari ngiye ajya kunkingurira sinzi aho umuzamu yari agiye nsubira inyuma mbora feri nari ngaciye hejuru akana urabona umuntu umaze imyaka 10 irenga 10 utwara wabuze feri wa mu bwonko ni mu gutakwibagika hari mu mwijima hari umuntu wananirwa gutamira ikijumba cyangwa gutamira ifiriti ntibishoboka uko niko umuntu umenyereye gukora ikintu biba biri mu bwonko manutse ndamanuka mbura feri mami arampunga hepfo hari igipangu ndaje kubita ntangirwa n'ikimodoka cyari inyuma imodoka irahagarara ibyo n'ubwa mbere bivuza na Imana ntabwo abizi Imana twari twaratangiye gukora icyo gihe ariko nta gihe kinini cyari gize nk'imyaka nk'ibiri nibaza ibiba mfata umuriro numva nta kibazo ndazamukaho gatoya mfata feri numva irafashe niki kibaye ariko ijwi irambwira ngo rega ntaho ndagenda bari muze nta yona ndagenda ndangije funga ibikapu neza ndagenda n'imodoka ya nimugoroba nenda kugera Gatuna nk'ujya mu iyerekwa ritoya mbona ko imbere yanjye haje umupolisi mukuru chief superintendent numva ko ampa itegeko rimbwira ngo ndavuze ngo demitu subirani kwa sauti ya kutisha, kwa sauti kubwa, simbashoka ndo umuntu udakunda kugira n'ubwoba muri iyi ariko numvise ubwoba buturutse mu maguru ndavuga rero ntabwo guhura n'ibitambutse ibyo narayo kumupaka mu gitondo itasubigana ariko n'umujinya mwinshi n'umubaro mwinshi nitajya ku kibuye amafaranga yo nari afite nta kibazo nari mfite yabireba nari afite nta kibazo nari nitse miliyoni zanjye ebyiri ku mufuka
hoteli byose nari kujyamo nubwo cyari cyumweru nta kibazo nari mfite ndagenda namazeho iminsi nk'itatu kugira ngo iyo foda nyivanemo numva icyo Imana ivuga ku mahanga aho ngaho. By grace of God ndiyakira hanyuma ndagaruka. Amen. Yesu ashimwe. Nageze ahantu Yobu yageze nubwo ntagerejwe nkawe. Iyo usomye muri Yobu ibice 20 twereka umurongo wa 8 ukagera ku 10 n'ukuntu havuga. Haravuga ngo dore nigira imbere ntihari. Nasubira inyuma ntayihari. Ntayibu. Mu kuboko kw'iburyo aho ikorera naho sinyiruzi. Yihisha mu kuboko kw'ibumoso kugira ngo ntayibone. Nageze aho ngaho. Cyamara kucyunyihisha ageze aho ngaho. Se we ntiwanyohereza. Ariko burya iyo kiri mu ruganda amagambo yose wavuga n'agasaku kose wavuga ugomba kujya mu ruganda rw'igihe uzadusohokera. Imana hagenda n'ayindi Imana ntabwo umubyeyi ku general. Sinabaye umusirikare kugira ngo kubanje baye umusirikare yajya no mu bya gisirikare ku general. Abawe umubyeyi. Ingwa ku general. Nawe yobonye ubwabo. Ko mu gihe cy'intambara n'uzi byose ari ari bari bizi. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri mu ishuri nk'iryo ngiryo ntunarota neza. Ibintu urota byose ni ibintu bisa n'ibyo gucamo. Niho rero umugani w'Abanyarwanda bavuga ngo warose nawe burinda kuri yano narabibonye n'amaso yawe. Narabibonye n'amaso yawe. Kubera ko ikintu cy'ibyo bigeragezo no gupfusha kenshi ibyo byari byicariye ubugingo bwanjye yewe n'izo nshuro zose zaba zo gupfusha Imana yabanza iragenyeka hakabwo mbwira Imana rero se nanone urabinyereke hatari bubeho nanone niki gitumwiye aya mayere kumunyereka na mayere kumfasha hamwe wanyorohereje cyakora gahanga kuri mubwira ariko nabaye azi neza atari byabaye rimwe ntibyabaye kabiri ubuze ukuntu umuntu apfa uzi n'ukuntu mu ijuru wamwakira nabibonye n'amaso yawe. Kubona iyo korarije mu mutima wanjye sinabibwira ngo uyu nguyu nahita n'uyu nguyu nawe aragiye n'uyu nawe ntari bubeho. Amen. Ntangira kujya mbwira Imana rero se Imana ibi ngibi mu byibura wabyibona bikajya biba ariko utabizi ikuko uranyicakamye ariko Imana yaguteguriye urugamba ugomba kurwana paka ariko twarurwana. Iyo usomye muri Yobu ibice 7 umurongo wa 13 ukajya ku murongo wa 15 numva ukuntu havuga nahuye n'ibyo Yobu yahuye nabihomjeho sinagera ku rwego nabihomjeho. Haravuga ngo iyo mvuze nti uburiri bwanjye buzampumuriza igisasiro cyanjye kizanyorohereza imiborogo uherako ukankangisha inzozi ukanteresha ubwoba ibyo neretse bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa. Izi verset ndo mbabwira ni verset que j'ai vécu ni verset nabayemo ndazumva neza. Kuki utanyorohereza ariko iyo uri mu ruganda amen
ugomba kuba urimo ukarwicaramo neza. Iyo urwicayemo neza igihe kiragera ukagusohokamo. Igihe cyarageze gusohokamo bene data. Ni mumpera Imana. Amen. Yes. Igihe kiragera Imana ikakorohereza ukabuvamo. Hari ikibazo abantu benshi bajya bavamo Imana itarangiza gukora imirimo mu bugingo bwabo. Ariko abubaha Imana ndababwira imvugo bahorana niyo saba kugira ngo muhorane nawe. Bagira imvugo imwe. Bagira imvugo imwe. Ivuga ngo 13 ngo verse 13 naho yanyica napfa nkiyiri. Nubwo bimeze bityo inzira zanjye ndazikomeza imbere yawe. Mujye mukomeza inzira zayo imbere yawe. Muzikomeze n'inzira zitayobye. Njya gusoza niho nasoza bambwiye ko amasaha yagenze kandi yagiye n'ibyo kandi koko. Ariko muri Yesaya ibice 40:7 hari amagambo meza ngira ngo basomere bakomereshe. Haravuga ngo yewe Yakobo Isirayeli niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zawe kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Mbese ntiwareba wabimenye? Ese nturabyumva? Imana Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha ubwenge bwayo burondore. 26 niyo iha intege abarambuye kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Yatwongeye imbaraga. Abasore n'imyenda bazacogora baruha n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa n'intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanira, bazagenda be gucogora. Ibyo nibyo byifuriza. Nimukomere ibyo muriho mucamo. Abariho banyura nk'ibyo twanyuzemo n'abandi bariho banyura mu bindi bisa nk'ibyo ngibyo. Nimukomere mwe gucogora, mwe gucika intege. Umwami Imana natabara. Niho soza mutagira ngo twagumye kubabazwa no gukubitwa. Igihe cyarageze Imana iratubabarira. Igihe cyarageze Imana iradutabara. Kubera yuko ahagana muri 2021 uko umwaka ujya kurangira nibwo umufasha wanjye yasana. Maze gusama arambwira ati narasana. Naramubwiye madam ntabwo icyo gihe yari gitangaza kuko usama ntabwo nari gusama. Ahubwo dusenge Imana ifate icumu rijya rikubita rijya risonga abana bacu. Wagira ngo twarepeteye hamwe. Akibwira mama we ayo magambo asa nkaho nawe yamubwiye ngo amagambo amwe nk'aya namubwiye. Cyakora turapfukama turasenga. Aho dukunda turayabwira badufasha gusenga. Cyakora no kwegera abaganga kuko buri byumweru bibiri ajya kureba muganga. Noneho turabikuza tuba serious. Kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, bigeze ukwezi kwa kane. Cyizere kirazamuka cyinshi cyane. Kubera yuko ibimenyetso yajyaga igaragaza mbere cette fois ntabwo yongeye kubigaragaza. Kuko yapfaga gusama gusa ku mezi 3. Gatangira kubyimba amaguru, gatangira kubyimba mu maso. Ariko icyo gihe byageze ku mezi 5. Wagira ngo gakobwa k'imyaka 20 kasamye. Namubwira madam, ni byiza ko tubibwira abantu. Bazagira ngo abana twarabacurishije. Kubera yuko ibintu Imana ikoze ibintu bihambaye. Kujya cyizere no magifite. Tinibyo ahamagara abakuru b'itorero badamu dusenga na badevo badari n'abandi n'abashumba bamwe barahangaha dufatanya gusenga. Kwa 5, kwa 6, kwa 7, kwa 8 turavuye mu
cyakora bigeze ku mezi 5 Imana ituzana abanyamasengesho baza gukambika mu rugo basengaga 2 mu cyumweru. Imana ibahumugisha ndabizi hari bamwe babishoboye barahanga. Turabinye Imana bigeze mu kwezi kwa munani tujya kwa muganga, kimwe cyicaga abana n'undi kiraza yari pressure ariko yabaye crystallize yabaye ubutara. Ariko abaganga barayije bahita mukibinga ati ntasubira ngo gende kuzana imyenda ndiruka ndayizana bamugura mu bitaro. Ariko n'ubundi iba karakajya yanga kumanuka. Mvugana n'umuganga rero ni muri ko umwaro w'abana sino irongera duhekure n'ubundi nkuko igiduhekure. Yarabyumvise nugamera nari nyumvise ko ngo batera ubukonje bamuteye ubukonje tansiyo amanuka. Ku itariki ya 20 nibyo ku itariki ya 20 yes ku itariki ya 20 amasaha ameze nk'aya ngagiye kwegereza yangana 12 nibwo bamwirukanye muri salle d'opération. Barangije muganga yarameze uramuhereye ntabwo ufite ntabwo bari ndamuhereye nuko bamukorera operation ndiho ndeba mu kanya gatoya bavanyemo gakire abaranisi mukandi kanya babakuye mwabigaye nawe abaranisi birukangana za kuveze amasanduka muganga kumye abana kwa amasanduka nimwe yasubize abana n'ibazima mu bujuje biro kubakire nyina bose. Induru ziravuga abadukunda baravana uwo babibwiraga cyane abadamu nabo bikoraho yahitaga afata ibitenge akabizamura hejuru abafite byashoboka ntabwo byashobotse. Ndabyibuka abadamu bamukunda bari bamuherekeje ababyaza baragiye barababwira ati ko mutishima mugenzi wanyu yabyara ati reka iki tiyabyaye baramubwira ngo umugabo we nataza kubitwibwirira bitwemera kandi ndi wese ntiwakora gutyo ubwo wabagaye ngo ntibizere wabagaye ntabwo wabagaye. Burya hari igihe inkoko yo ihambiriye ikiziriko gikomeye niyo ihambuye hari n'ubona itemera ko yabohowe. Ibyo biziriko rero byari biduhambiriye. Reka mbabwire bene da ntimwabonye wa munsi mukuru twakoze ku itariki 9 z'ukwa 9. Imana ishimwe kandi Imana bamugishe nimwe mwabiteguye. Ariko nasaga n'uri mukiwe nasaga na bya byanditswe biri muri Bibiliya ngo Abisirayeli bava muri Egiputa bava i Babuloni ngo twasaga n'abarota ko dutazi. Hari ibintu bimwe utumva neza ariko Imana yari yabikoze. Amen. Imana yari yabikoze. Nduru ziravuga. Abandi bagatuma mujye ku bitaro kwebwe irujambo ratubwiye nitubwiye jya ku bitaro ugende uhagarara hejuru Yesu agashaka. Sumwe sibabese. Yewe byakoretse. Bivuge ngo byakoretse. Humura nawe bizakoreka. Ndashoje. Sishaka kurangira. Tumanyura neza ibyo. Mu bintu numvaga bizakorwa muri iyi rugo. Numvaga ubuhamya nzabutanga. Kubera sinzi abari baje umunsi mukuru wa mbere. Nasaga nibyo navuze nanjye sinzi niba ari sinzi ibyo ari. Ariko kugira ngo ibyo byakwirukansa impunzi zikabazimuzi zarashize. Turashimira Imana cyane. Nimunyemerere mpamagare banyina wabo bazana abana hanga muze nuzimbe hanga imbere. 20 z'ukwezi kwa 7 Yesu ashimwe cyane. Ubu dukora yubile y'imyaka 25 ubu nawe bujuje imyaka 2. Duhe Imana yacu. Mureke mpinira ahangaha ntabwo nabivuga ngo binange ihe twonyitwa kwa ngundi munsi kandi muzajya batumire muzajye munyitaho urabinyemereye muzajye batumire Imana ibahumugisha murakoze cyane.
dushobora kubahagurukira tukabasengera. Hano hari imbaraga z'Imana zikiza. Amen. Nimba unyumva rero wahaguruka niba waba urimo uhaguruka, kandi niba ugira umutwaro w'abo bantu n'ubundi afite urubyaro ingo zabo zose zigwa mu haguruke tubasabira Imana. Turagushimira kandi turaguhimbaza kubw'uyu munsi mwiza. Hagurutse hari n'abantu banyura muri ibyo ngibyo twanyuzemo, bari kuri uwo musozi, bari kuri icyo gikombe gisharira, bari kuri icyo gikombe cy'umubabaro. Databuja Mana isumba byose, turasenze muri aka kanya nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo kuko babiri cyangwa batatu aho bazaba bahuriye bagahuza umutima bagasenga bakagihuriraho, nawe uzababwira data n'abakore. Mwuje umutima n'aba bantu bahagurutse bafite aho bahagurukiye, mwuje umutima n'aba bantu bahagurutse bafite abantu bari banyura muri icyo gikombe twaciyemo cyitwa Bari. Mana turasenze ngo urutse imbaraga zawe ubasure kandi ubasanga aho bari. Ikiganza cyawe cyiza cy'iburyo kibakorera, ubibuke nk'uko watwibutse, ubagendere nk'uko wabagenda, ubagendere nk'uko watugendeye, ubatabare nk'uko wadutabara. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nitukubwira byinshi bisa n'abitabagura, tuzi neza ko tuzavuga ijambo ritaragera ku isonga y'ururimi, watahuye icyifuzo cy'umutima w'umuntu. Ngaho turagushimiye kandi turaguhimbaje kutabaye bene data bari kuri uwo musozi bari bamwe kuri iki gikombe gisharira, ubagiriye neza urabatabara kandi urabarenganya. Tugukomeye amashyi tugukurira ubwatsi kuko wumvise ubuzima bwawe.